kubasuhuza nshuti bakunze mukurikira Emirode TV. Uyu munsi nkaba mbashimira ku bufatanye bwiza, nkaba mbashimira ku nkunga yanyu mukomeza kuntera, mukora subscribe, mukora like na comment zanyu muba mwampaye ndazibona. Ndabashimira ku bw'ibyo byose, kandi ntimujye kure, ntimukajye kure yica no kuko nzajya mbagezaho ibintu byiza byinshi. Uyu munsi nifuje ko dutemberana mu karere ka Rusizi, ahantu mwakundaga gutemberera muri benshi mbere y'uko duhura n'iki cyorezo cya COVID-19 cyatubujije gutembera ahantu runaka, cyadufungiranye mu mujyi wa Kigali bamwe, kikadufungirana mu ntara turimo, bikatubuza kugenda dutembera ahantu henshi twakundaga. Mbere y'uko tugera mu mwaka wa 2020, ubwo mbere y'uko icyorezo cya COVID-19 kigera hano iwacu mu Rwanda, hari amakuru yagiye asakara ahantu hose bavuga yuko ahantu twakundaga kujya turi benshi habaga amashyuza, aho ni mu karere ka Rusizi. Ayo mashyuza ngo yakamye. Uyu munsi rero nifuje ko dutemberana tukagera ku mashyuza nyirizina, tukareba koko ese ayo mashyuza yarakamye nk'uko babivuga, aracyabaho, yakamye bigenze bite, abantu bakoraga aho hantu kuri ayo mashyuza byabagendekeye bite nyuma y'uko akama, mbese ubuzima muri rusange ndetse n'inkuru ijyanye n'aya mashyuza mugiye kubibona muri iki kiganiro nabateguriye. Njye wabateguriye ikiganiro ndacyari wa wundi Mukamugenzira ya Emiro. Ntimujye kure, mukomeze mukurikire. Turi kugana aha mureba, turi mu ishyamba rya Nyungwe, turi kugana i Rusizi. Tugiye kubagerera ahantu habaga amashyuza. Natwe ntabwo tuzi niba gihari cyangwa se yarakamye, gusa murabibona nituza kugerayo. Murabona iri ni ishyamba rya Nyungwe, aho twahereye hose twari turi mu ishyamba rya Nyungwe. Turi kugana aho bita harya ubwo turaca mu Bugarama, turaca i Rusizi mu mujyi, tugere dukate tujya mu Bugarama, dukate kuri Simerwa, tugere ahantu amashyuza yabaga. Ubu niho turi kugana, ngira ngo muri kubireba. Iri ni ishyamba rya Nyungwe tukirimo. Nitugerayo dufite amatsiko menshi yo kumenya koko niba ya mashyuza akibaho cyangwa se yarakamye nk'uko babivuga. Nshuti udukurikiye, ntujye kure, ubane natwe kugira ngo utaza gucibwa amatsiko ufite, nawe ufite aze gushira. Iki ni icyayi mureba aha turi, twageze muri Nyamasheke, ahantu hari icyayi cyiza, ngira ngo muri kubireba. Ubwo turakomeza, nitugera ahantu hari amashyuza muraza kubibona. Mukomeze kubana natwe.
banyarwanda banyarwandakazi, ngira ngo murareba hano turi ni i Rusizi, ahantu mwari muzi habaga amashyuza. Ngira ngo murabibona ubu ngubu nta mashyuza agihari, nk'uko mubibona hano hose, aha hose ndi kugenda nkandagira hari amashyuza, ariko hari amazi, huzuye amazi, none nta mazi akihaba. Ngira ngo murabireba, ibi ngibi twabyita ikira, twabyita iki? Amashyuza. Hari uwiyumvishaga ko aha hantu hazamera gutya koko? Kweri. Ubu amazi asigaye y'amashyuza n'aya mureba. Aha mpagaze ni hejuru y'isoko, isoko iri gutemba, niyo mazi asigaye aha ngaha. Ni mu Bugarama, ahantu turi mu Bugarama, cyangwa muri kugenda mubibona ya mashyuza, y'amazi mwajyaga mubona ari menshi, yose ntayakihaba rwose. nk'uko muri kubona hasigaye isoko y'amazi make cyane. Ubu arashyushye ayo mazi, ashyushye cyane kurenza amwe ya mbere. Kora amatwi turebe. Ni amasegonda make cyane ngomba kumazamo. Ubu ngeze igihe cyo gushya. Ubu turi kuyoga rero, twicara kwa aya mabuye, twakiteragura, igihe tuzana n'amabase tugashyiramo, abarwa gahora. Hari rero niho habaye za charge, kwa kundi hari charge. Sauna. Kwa kundi kwa charge. Ya sauna. Tuzaranye twazana byatsi byiza tugashyiraho agafuka, ugatera harakeganira, hari umwuka mwinshi cyane. Uragatarasifera kira kikaza. Mu masarine y'amazi. Ari ubu sibwo muracyabibakorera ko mo n'amazi yabaye makeya. Korera naba hafi, ariko bakure bari babonye kuri televiziyo, bazi ko nta na makeya hari. Bazi ko nta mazi na make ahari. Ariko aba hafi, kabazo kuri bamwe baza kureba amasima. Imbere babakarika imodoka bakabanza bakaruhuka. Bakaza. Cya kiruhuko rero baza hano kureba bakira kuba amasa. Nabiro nabo nta kibazo. Agafaranga ko nyine niko kabuze nyine ndadaye. Ngira ngo muri kubibona, none se ubu nk'abantu kera hano habaga hari abantu benshi bari kumasa abantu, ubu si ubu batunzwe n'iki muri iyi minsi? Ubu rwango nkanjye ubu ngubu naguze igare. Ntabwo hano navanye ubusa, nakuyemo igare hano, narazigamaga naguze igare, uretse ko ubu nyine ryagize ikibazo rikaba ryarapfuye, ndi gushakisha uburyo kinabona udufaranga nkongera nkarikoresha, ubundi nkajya mu muhanda. N'ubundi narindi mu muhanda, ubu none guherejo niho nyine ryagize ijanti yarapinze, ijanti yaryo irapinga na shambure irasatuka, ndi gushaka uburyo ki nabona udufaranga. Aya mazi arashyushye cyane ku buryo n'umuntu ahagaze kuri iri buye ari kumva ubushyuhe bw'amazi buteye ubwoba. Icyo yamaze kuzana se iki ni icyuyi. Uri kwango rero n'ubu ngubu cyapagaze kwikora massage. Uri kwikora massage. Ahubwo umuntu ashatse yajyaza akihagararira hano niyatsi izinge musi birenge yose. Uriya rero rwose ushatse waza gutara sari yo gahagara kwa turatwatsi bakwinuhe. Imitsi irafunguka hose, amaraso agataransfera neza rwose. Ngira ngo murabibona rero, hano ni ku mashyuza turi, harya ni mu karere ka Rusizi, umurenge wa Nyakabuye, akagari ka Mashyuza. Akagari ka Mashyuza. Ubu se abandi mwakoranaga hano muri aka kazi bo bari gukora iki? Bagenzi banjye, umwe ari gukora muri Kogoshoma hano hepfo, kwasa amabuye muri Kogoshoma. Abandi bo kuko ari abasaza nyine bibereye mu rugo bisanzwe, kuko nta mbaraga bafite zo kuba bajya gukorera agafaranga. Ese ubu ntabwo mwamwibaza icyaba cyaratumye amazi akama? Akenshi cyane aya mazi ni intambi zaturitse aragira. Urabona hari hahise hatenguka amazi, rero ahita ko arigitiramo hasi, kuko izo ntambi zari zikaze cyane. Zari zikaze cyane, ntabwo ari nk'iza mbere
kandi baziturikije hafi nyine n'aya mazi. Mbere abashinwa bo baturitse indambi barabanzaga bakaza bagapima kuva hano kugera aho bagiye kuziturikiriza bakabaza bagapima bakareba uko bimeze, ariko abazituritse ubu ntabwo babanza kubireba, niyo mpamvu ubona biri kugenda byangirika. Ubu rero iki nacyo ni ikibazo kiri mu kwangiza ibidukikije, ndumva ariko twabifata pe. Abazungu hano bazaga hano, abanyamahanga rwose bazaga hano akaza gusura amashyuza, akayogamo imitsi ikagororoka. Abazungu urabona bakunda ibintu byo koga mu mapisine, iyo bagiraga aya mazi rero urabona yaradendeje nk'ikivu cyane, yajyagamo akoga agakora siporo akavamo hano aruhutse rwose. Twamukora masaje rero bikaba iby'akarusho, nawe akagenda abwira abandi ati mu Rwanda hari ibyiza rwose, ngoze siporo mu mashyuza ndumva imitsi igororotse. Ubu se ni nk'iki wasaba ubuyobozi bw'igihugu cyangwa se mu bashinzwe ibidukikije, minisiteri y'ibidukikije, ni iki wayisaba nk'umuntu wakoraga muri aya mazi? Kuko n'abanyamakuru bakunda kuza hano tukabivuga, hariya yarigitiye, urabona isoko irahari, amazi ntawe yagiye, ariko hariya hamenetse hagasakuka cyane, bashatse uburyo ki bakahafunga. Ese ubundi aya mazi yamanutse agarukira he? Aya mazi yamanutse aragenda agatungukira muri kariyeri hepfo. Mwaturutse he kwango? Noneho twaturutse mu mujyi kuri Simero. Kwango rero hari ahantu atobokera wenda niba uza gushaka ndanda haba ageza kuba mufite imodoka ntago ari kure, ni ukukata umuhanda nyine tugakomeza gutyo mukahabona rwose nyine yinjiyemo hariya atarakomeza. Ariko ni ukwango nyine icyo nasaba badufashije kuko bagashaka buryo cyari bakahafunga, amazi yakongera kuza rwose tukongera tukoga nk'uko bisanzwe. Kuko nubwo ubona harimo ibyondo, na mbere twogaga ibyondo birimo, ariko amazi yabaga birengaho hejuru umuntu akajyamo nta kibazo. Naraheze hirya mwabonye ameze nk'agacanga, niho twashyiraga abantu batazi koga. N'aya mazi dore yagiraga kuri aya mabuye, hano nguyu ahagaze naho habaga hari amazi. Noneho iki kintu yabiriraga hejuru, ubona ari nk'ingono batiri, ko ubona ari ibintu byabaga ari ibintu byiza cyane. None ubu ibi bintu byarangiritse, kandi ni mu rwego abantu babikoze, ndabona ko ari ukwangiza ibidukikije mu bigaragara byo. Byaba byiza ku mugani abayobozi babirebye, ngira ngo abari budukurikire baraza kubibona ko hano hantu hari ikibazo gikomeye cyane. Aya mazi biragaragara ko bayatangiriye hariya yakongera kuzura nk'uko byari bimeze. Urabona ingunguru irimo amazi uyifashe hasi ukayitobora, ayo amazi ashiramo, ariko ni ukwanga ubundi yaruzuraga, yamara kuzura agacara munsi ya biriya biti hejuru nyine akikomeza akigenda. Ariko urabona nyine byaranze, ntabwo twamenya rero uburyo bazadufasha ko byaba byiza yongera akadendeza rwose. Aya mazi n'abaganga hano bazaga baza nk'abaganga bagiye batwigisha ibya masaje, bagiye baza hano nabo bagera nk'iriya ruguru mu bitaro bakabwira abantu babandi bashyira muri za kine, bakababwira ati genda mu mashyuza. Kuba hari abantu bagiye baza hano barahinamiranye amaguru n'amaboko, babazana mu igare, urumva, tukabashyira mu mazi tukabamasa icyumweru kimwe, umuntu akababaye mushyashya agatangira akagenda kire. Hano babuzaga abantu kujyamo kuko ibitaka byari bimeze nk'ibumba, iyo wajyagamo ugahagarika nk'amaguru wataka ko bikugumana, gukuraho akaguru bikanga ugateberamo, ukaba wanashya kubera ko habaga harimo n'amazi ashyushye. Bashakaga abantu ko bogera hariya hirya, abatazi koga hariya hari agashangaraye hariya rwose. Urabona ko aho yahindaga ntabwo umuntu yahagararagamo amazi akamugera hano ku mukondo. Wowe reba sasa ahantu haridutse rero, ahantu hasamye, hahise harasamye rwose, harasamye cyane. uyu mukingo wageraga hano uri gutera hariya nyine, niho wageraga uyu mukingo wose. Harabomotse, hari abadamu bose bagiye bumva ikintu kikubise mu mazi, bibaza ari ibiki. Tuje kureba usanga n'umukingo waguye. Noneho tuje kureba hari umugozi twari twaratambitse batagomba kurengaho, dusanga wa mugozi wagiye, amazi yaracyuzuye. Biradutangaza, dukozemo twumva twashinze umugozi haridutse, turabaga ati nimuvemo kuko hashobora kuba ikibazo, akaba bariduka namwe mukamwagira ikimanuka. Mwari mwarashinze umugozi w'iki? Twari twarashinze umugozi umeze nka bariyeri, werekana ko niba bari kongera munsi ya biriya biti
batagomba kuharenga kurenga uwo mugozi byagumaga guteza impanuka. Okay. biriya biti turahagara ntitware hariya amaguru aba ariho nyagumizi utu duti dutambitse tubiri Olivier. Bano nabo baricaho nuko cyabaye nk'ikibutse kandi nabo babagaragaza akatamara kwinjira mbere kumenya ko atagomba kwinjira mu mazi anyuze hano. Hano cyari icyobo hano N'aha hose cyari icyobo. kuko twakuze tuyoga turi abana byose twari twaragiye kumenya. Ubu wowe watangiye koga muri aya mazi ufite igihe kingana iki? Kugera ku 8. Imyaka 8 wogaga muri aya mazi. Ku ishuri bitanza kuragira. Ngo mu gihe none nize mu gitondo saa 6 kaza kuragira mu gitondo gacyura nka saa 5 ngenda ku ishuri. Nubwo nyine byari bifite byose biba amashuri arahagarara. Nyine gutaka. Hano rero urabona iyo yamazaga kuzura hano. Hano yahitaga afatira amaha. None rero yagira hano agatekana. Hano bahitaga kugateka mpengeri hano. Bashyiragamo nk'ibitoki cyangwa ibigori bashyizeho mu isashi gutya bigashya. Habaga hashyushye cyane. Kuko ndi kubona ashaka ko wihuta kandi ko gakono akambere gatoya. Imbwa iyo baga zarasaze zirya abantu zimwe zitaba zikingiye barazizirikaga bakazirohana kuri leta ya kera yo kugaza Imana. Bahazirikaga imbwa zasaze bakazirohamo hano karangira ipfuye bikanaboreramo kuko habaga harimo amazi ashyushye zigapfiramo zamara gupfa akaba aribwo bazikuramo. Hariho niho bita ku gakono kanini barohagamo n'abantu muri jenoside barohye n'abantu. Reka ubu batarakora amazi barohye kuko nyine umwana kweri mu by'ukuri ntago se byigeze bikorwaho ubuvugizi kugira ngo abantu babishinzwe baze nabo cyangwa se abaturage bo muri aka gace umugire umuhati wo kuza gushaka nimba nta mibiri yaba yarasigayemo. Umuntu wese ugeze hano mubwira ngo tujye no kugakona harebe turabimubwira umuntu wese kugira ngo amenyekane kuko buriya imibiri y'abantu tuba tugomba kumenya n'imibare yose buriya ntabwo tuzi umubare kuko ngo ni 5 babashyizemo ngo ni 6 tugiye hose n'abagabo nakuze ndiwo ariko 9 kandi no byabaye akarusho bakagamo cyane ntabwo arizi ko imibiri ntabwo ntabura kuboneka rwose. Aha ni ku gakono bahitaga ku gakono gutya hararidutse byarasamye uri hari cyane ukandagiyemo waterera. Ashobora no kuba ariyo mpamvu batabikora kuko babona ashobora kuba hateza impanuka byo biragaragara kereka habaye ubundi buhanga cyangwa se hakaza ubundi buryo bakorera. Abategetsi bino batabizi kuko no kujya ku murenge wa Nyakabuye kwibuka hariya ku rwibutso tubanza tugaca hano tubanza tukahakarura tukazaza tukamenya n'indabo tukaza twajya ku murenge wa Nyakabuye n'abagitambi no hirya nabo bajya hariya mu mashasha makuye nabo bajyayo. Icyo gikorwa ni cyiza cyane. Aha rero turi ni ku gakono nk'uko mu byumva bajyaga bashyiramo abantu cyangwa se habaga amazi ashyushye cyane abira cyane nk'uko mwabonye kariya gakono gatoya bashyiragamo imbwa. Aha naho habaga amazi menshi cyane kandi ashyushye kugira ngo muri kubireba nk'uko mubibona. Hari kari umukobwa akaza akiyahura yarazaga rwose abiteguye shiriwe yamwanse ati n'ubundi nta wundi nzabona reka njye kubirangiza akaza kwijugunya mu hariya kuko ubu ngubu bahafunga hano hari umukobwa wigaga kuri Simirwa wari utwite inda noneho ageze iwabo bakaza bamutoteza bamugiragura nabi ngiyunda biki n'ibiki mbega bamubwira ijambo birangira abwiye bene wabo ngo baze ku mashyuza kuko hareba naho afite gahunda yo kwiyahura araza mwene wabo niba agiye kubona abona yijugunyemo icyo gihe bari batarahazitira rero umunsi bose bahazitira bose bapanga bazitira
buriya hari harimo n'ibintu hari hafunze nk'uko mubibona hano ku mashusho, aha ni i Rusizi, hahandi mwabonaga amashyuza, hahandi twakundaga kujya turi benshi bakabakorera masaje, mukaruhukira muri kumwe n'imiryango yanyu. Amashyuza rero ntabwo yakamye nk'uko babivuga, ikintu kigihari, isoko y'amashyuza iracyahari. Habayeho ikibazo cy'uko amazi itiyo yatobotse nk'uko uwo muntu ari kubibabwira wakoraga hano na mbere y'uko ibi bintu bihagarara byo kuza kuri aya mashyuza, cyangwa se mbere y'uko amashyuza akama muri rusange, ariko isoko iracyahari. Bivuze ngo hakenewe ikintu cyo gutegwa kugira ngo byongere bibe nk'uko byari biri mbere. Reka tubitege amaso, wenda nyuma ya kovide, nyuma y'ibi bibazo, nyuma y'iki cyorezo kitwugarije hano iwacu, ahari ibintu bizasubira ku murongo, twongere tubone ya mashyuza twakundaga turi benshi, twongere tubone ibyiza byinshi, kuruhuka, masaje, gukira indwara, cyane ko aya mazi yakizaga n'indwara. Mbese ibyo byose, ariko tutibagiwe ko umuntu wumva ko aya mazi yakoreshaga mu buvuzi, n'ubundi ashobora gushaka uburyo agera aho hantu, kuko murabibona yuko isoko y'amashyuza iracyahari, ntawe yagiye, ahubwo icyazimye ni kuvuga impamvu bavuga ko yakamye ni uko yatobotse, ubu ngubu asigaye amanuka agenda, ntabwo agifite ahantu hayatangira kugira ngo yihurize ahantu hamwe abe yahuriramo abantu benshi. Bivuze ko rero isoko y'amashyuza iracyahari. Bantu mwari muzi yuko yakamye, bantu mwari muzi yuko amashyuza atakibaho, kugira ngo murabyiboneye. Ibi byose nitwe twahigereye, tubona yuko koko ya mashyuza agihari. Reka ngushimire rero nshuti wakurikiye kino kiganiro, nshuti wari uri kunkurikira, nshuti twabanye, reka ngushimire kuba wampaye umwanya wawe ukareba kino kiganiro, reka ngushimire kuba wanteze amatwi, nkwibutsa gukora subscribe, nkwibutsa gukora like na comment, kugira ngo turusheho gutezanya imbere muri rusange. Njye waguteguriye iki kiganiro nitwa Leah Eniro Mukamugenzi nk'uko mubimenyereye. Wakoze kubana natwe.